inama y'umunsi y'abashakanye, ibibazo by'imiryango. Niba warasezeranye cyangwa se uheruka gushyingirwa, ushobora kwibaza impamvu amakimbirane n'abo mu muryango wawe washatsemo ari ikibazo gikomeye. Ushobora no gutekereza uburyo bwo kugerageza kubyirinda byuzuye, ariko kandi kubw'amahirwe make ushobora gusanga ibi ngibi ari ibintu bizagukomerera cyane. Ikindi gihari rero, burya wowe n'uwo mwashakanye mushobora kuba mukundana ariko rwose imiryango yanyu itandukanye. Buri muryango ukora mu buryo ndetse n'amategeko yawo ariko bataravuzwe, aho dukunda kuvuga yuko buri muryango ugira kode yawo, waba ubizi cyangwa se utabizi. Ibi ngibi rwose ni gutyo bimeze. Benshi mu basangiye umuryango baba banasangiye filozofi runaka y'ukuntu ubuzima bugomba kumera n'uburyo ibintu bigomba gukorwa, kandi benshi bakaba banakunda gutekereza yuko abantu bose baba bagomba kubaho muri ubwo buryo. Amakuru meza ahari rero ni uko hariho inzira nziza zo guhangana n'uburyo wagira ikibazo hamwe no gupanga ibiruhuko hagati yanyu. Iby'ingenzi ni ukwitwara neza ndetse no kwegera buri kibazo witonze kandi ugakunda uwo mwashakanye. Reka duhere ku mufasha wawe. Niba yarakuriye mu muryango utandukanye cyane n'uwawe, niba warakuriye mu muryango wuje urukundo, uhujwe cyane kandi utekanye, mu gihe nyamara uwo mwashakanye atabikoze, yarakuriye mu muryango ufite ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi bitari byiza, uwo mwashakanye bishobora kumugora cyane kuba yasura no muryango wanyu, cyane cyane mu minsi mikuru cyangwa se ibihe bidasanzwe. Birumvikana ibyo ngibyo bishobora kumubabaza, ariko ni ngombwa kwishyira mu mwanya w'uwo mwashakanye. Ni ngombwa kumenya yuko mwashakanye ashobora kuba ataramenyereye ubwo buryo bwiza bw'umuryango wanyu. Ikintu cyiza ushobora gukora muri kino gihe ni ukwiga ndetse no kuba mu hafi cyane. Erekana ko umwitayeho kandi ugerageze kwihuza nawe. Mwubahe, ugerageze kumva yuko umuryango wakuriyemo utandukanye cyane n'uwe. Icya kabiri noneho, niba warashatse mu muryango noneho w'amahoro cyane. Niba warashakanye n'umuntu ufite umuryango w'amahoro, kwinjira muri uwo muryango bishobora kugutera amarangamutima meza cyane, ariko bikaba byanakubabaza kuko umuryango wawe atari gutyo wari umeze. Ibi kenshi bikaba bishobora kukubabaza kuko byatuma ushobora gutangira gutekereza ndetse no kwibanda ku bintu udafite, kandi ukaba washobora no gutangira kugira ishyari uwo mwashakanye kubera umuryango we mwiza cyane. Niba rero warakuriye mu nzu ndetse no mu muryango wo gusebanya, kunegura ndetse n'amakimbirane, ugomba kwemera ndetse no gutangira kuba muri uwo muryango wishimye ndetse ukagerageza kuwishimira. Vugisha ukuri ko mwashakanye, umubwire ko rimwe na rimwe bikugora guhuza n'umuryango we kubera aho waturutse. Ushobora kuvuga ikintu nk'icyo uti, mbona n'ukuri mubana neza cyane, ntabwo nagize amahirwe yo kubaho mu buzima nk'ubu bwanyu. Uti bizatwara igihe kugira ngo numve neza yuko nanjye ubuzima bwanjye ndekera gutya. Menyesha uwo mwashakanye ahantu wakuriye, muganire ku buryo mushobora gukorera hamwe kugira ngo bizagufashe kumva umerewe neza cyane. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigawukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NIMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.